hari igihe abantu bakureba bakaguseka bakakubwira ko nta kintu uzageraho, gusa nanjye ibi byambayeho ndasekwa cyane, baransuzugura bankuraho icyizere bigicibwa mu bandi. Ariko uyu munsi nanjye nshobora guseka kubera ko nafashe umwanzuro. Hari ibyo naretse, hari n'ibyo nisanzemo kubera amahitamo yanjye. Rimwe tuzasanga gukabya inzozi ari ibintu bigoranye, gusa nawe hari ibikwiye kukuranga mu nkuru zawe, yaba ibyatambutse ndetse n'inkuru ugomba kubaka kugira ngo abantu bazakubone, uhagarike n'imyizerere mibi y'abantu, wigarurire icyizere muri rusange. Mu buzima busanzwe sinigeze mbona amahirwe yo gukora amafaranga, gusa natekerezaga uburyo ngomba kuzakaza inzozi zanjye, nkakora cyane ariko nkabona hari igihe byanze. Namaze igihe kinini ntekereza uko nshobora kuzabona amafaranga ndetse no kuzagera ku byo nifuzaga, nkigarura icyizere, nkareka gusekwa, abantu bakambona uko ndi ubu ngubu. Gusa naje gutangira buhoro, abantu bose bambwiraga ko ntari mwiza cyangwa se bansekaga, biza kurangira hari aribo bari kungira inama kubera ko hari ikintu bambonyemo. Hari ibyo ugomba gukora bituma ugarura icyizere ndetse ugashaka akazi cyangwa se wowe ugakora umurimo wawe nawe ugatanga akazi. Buri jambo cyarambabazaga, yaba igikorwa nabonaga abandi bose bari gukora ariko njyewe nafitemo uruhare. Hari umunsi nakoze ikintu nari nizeye, gusa ntabwo byangendekeye neza, nabonye abanca intege bita kumpindura undi wundi, gusa sinigeze ncika intege, naricaye ndarira kandi nkumva ni ibintu bindenze kubyakira. Nageze naho kwibaza, ese kuko ndi umuntu ushoboye? Ese ibingaragaraho byose byaba ari ukuri cyangwa se ni sikamu zo mu buzima busanzwe? Icyo gihe nibwo natangiye kwizera amagambo arusha ibyo abandi bambwiraga, yizera amagambo yanjye ndimo ndetse no gutegura uburyo nzagera ku iterambere nkakabya inzozi zanjye. Ariko umunsi umwe narabyutse nitegereza ku buzima nifuza, ntekereza igihe kinini ndetse mfata n'umwanya wo kubibamo. Naje kubona igisubizo, nabonye ko hari ibyo ngomba kureka, hari ibyambabazaga ndetse n'ibinca intege, mpitamo kongera gutangira no gukomeza ubuzima nkanibabaza byaba ngombwa. Natangiye kwiga buri munsi kugira ngo ntagire ku nzozi zanjye. Buri munsi nahoraga nizeremamo imitekerereze ndetse nkiremamo n'icyizere, nkagira akantu niyungura agashya kagomba kuzamfasha mu byo ndi gutegura, kagashyigikira n'inzozi zanjye buhoro buhoro nitonze. Biba bisaba kugira ngo wirememo icyizere, uzanemo na disipurine, wirinde guhubuka. Hari igihe cyageze mbona ko bya bintu bimpinduye, mbona impinduka zidasanzwe. Abantu bamwe batangiye kuvuga ngo uriya si we twari tuzi, twari tuzi ko atazabigeraho, ariko kuri ubu ngubu ari ku rwego rushimishije. Ariko si uko byari bimeze mbere, uko nahoze mbivuga abantu baransekaga. Gusa iyo hari ikintu ugezeho, buri muntu wese yifuza ko hari ikintu bamukorera yongere kuguseka,
ahubwo akumva ko hari inama agomba gukuraho. Icyo gihe gutsinda yari imaze kubona iherezo ryabyo. ba bantu bansekaga, abancaga intege, nabo nibo ubwabo bari batangiye gucika intege. Gusa hari amasomo akomeye naje kwiga nkayamenya no ku bandi bantu agisha inama. Ntukemerera abantu amagambo bavuga kuzayakomezaho, cyangwa se kumva inama mbi zihabanye n'ibyo uri gutekereza. Gutsindwa kimwe mu bigize business cyangwa se imishinga, ariko kubikomeza ubundi butware bukomeye. Gutsindwa si iherezo, ejo wagerageza kuko uracyafite amahirwe menshi. Iyo udacitse intege ukongera ukagerageza ugakora, ibintu biragenda bimera neza. Inzozi ntizipfa, zipfa wowe iyo ubiretse. Ntabwo nubwo ari byiza kugira ngo buri kintu cyose tuzagifatire umwanzuro, kubera ko nta kintu kidashoboka. Yaba ku myizerere ndetse n'amarangamutima ya muntu. Tuzi ko Imana ibaho, dufite icyizere cyayo ko tuzagirirwa neza. Gusa kugira ngo uzabone umuntu utizera Imana biragoye. Niyo waba udasenga, ariko uba ufite icyizere ko hari ibyo uzageraho. Niba nawe hari ibyo wifuza kutugeraho, cyangwa se niba hari abaguseka, twandikiye muri komenti. Sangiza iyi video umuntu ukeneye motivation, cyangwa se ku muntu wumva waracitse intege, kandi ukande subscribe, like ndetse na komenti. Gutsinda ni imbaraga. Iyi video yagufasha kugarura ubushobozi ndetse n'icyizere. Ndabashimiye. Amazina ni Patience Dogita. Dukora ku mbuga zigiye zitandukanye, haba Facebook ndetse na Instagram. Amazina nayo imera 320. Okay, bye bye. Ndabashimiye.